Urwego rwo gukomeza guhangana n'ingaruka ziri guterwa n'icyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda, abayobozi muri leta bakaba bigomwe umushahara wabo w'ukwezi kwa kane ugenerwa ibikorwa byo gufasha. N'amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe aravuga ko abayobozi bakuru muri leta bemewe kwigomwa umushahara wabo w'ukwezi kwa kane, bakaba bawugenera ibikorwa byo gufasha abatishoboye bagizweho ingaruka n'ingamba zafashwe no guhangana n'ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda giterwa na coronavirusi, uko amakuru amaze kutugeraho. N'umwanzuro rero wafashwe mu rwego rwo kunganira ingamba ziriho rero zo gufasha abagizweho ingaruka na coronavirus hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe kuri uyu wa gatanu Mata 2020 rivuga ko mu rwego rwo gukomeza kurwanya icyorezo cya coronavirus, leta y'u Rwanda yemeje ko abagize guverinoma bose, abanyamabanga bose ndetse n'abanyamabanga bahoraho, abayobozi b'ibigo bya leta ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu nzego z'igihugu bazigomwa umushahara wabo w'ukwezi kwa kane. Hanyuma rero bakaba bakomeje bagira ati turakomeza gushimira abanyarwanda bose ku bufatanye bakomeje rero kugaragaza ndetse no gukomeza kumvira amabwiriza yo kurwanya icyorezo cya coronavirus. Ku itariki ya 25 Werurwe 2020 nibwo leta yatangije gahunda yo gutanga ibikenerwa by'ibanze birimo ibiribwa ku baturage batishoboye, mu bihe rero abaturarwanda basabwa kuguma mu ngo zabo mu kwirinda ikwirakwira rya coronavirus. Ikindi kandi ni igikorwa leta itangaza ko cyakozwe neza, nubwo rero hari ahagaragaye icyuho, aho rero abayobozi b'inzego z'ibanze batawe muri yombi bakekwaho kunyereza ibyo biribwa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Profeseri Shyaka Anastase yabwiye itangazamakuru ko ingamba zafashwe zo kuguma mu rugo mu gihe cya coronavirus zatanze umusaruro. Turetse rero unarebye ku kigerero kirenga cya 98% byakozwe neza, nubwo hari ibibazo nk'igitotsi rero ugasanga byatumye twibagirwa ibyakozwe. Ngicyo rero igipimo cyaho wavuga ko byagenze nabi, ahubwo mumfashe gushimira abayobozi bagize uruhare mu migendekere myiza y'iki gikorwa. Igikorwa rero cyo gutanga inkunga y'ingoboka cyakozwe ku buryo urugo ku rundi rugenerwa binyuze mu midugudu ndetse n'amasibo. Ingano y'ibigenerwa umuryango bishobora gutandukanya bitewe n'umubare w'abawugize. Mu mujyi rero wa Kigali hakaba hamaze gutanga ibiribwa inshuro zigera kuri 3 kuko hagenda hagenerwa iminsi igera kuri 3. Profeseri Shyaka rero avuga ko bagaragara cyangwa se avuga ko bigaragara ndetse n'ibyagaragaye bivovotera rero ndetse n'abagaragaye bivovotera ibiribwa bahaye. Yashimangiye ko rero hakenewe kubaha ndetse no kubaho ubufatanye ngo byumvikane ko niba rero ari ubutabazi bw'ibanze dutanga, si ibigega tuba duhunika. Umuntu rero nagukamira akaguha litiro uzavuge ngo ntacyo akumariye kuko ataguhaye ijerekani. Ibyo rero nibyo Profeseri Shyaka Anastase yakomeje kugenda avuga. Hari abantu rero bagiye bagaragara ngo bivovotera ibiribwa bagiye bahabwa. Nyabona kutanyurwa n'umuco mubi, kutanyurwa n'icyo uhawe no kutacyakirana umutima w'urukundo n'undi muco mubi cyane. Yakomeje avuga ati rero ese umuntu nagukamira akaguha litiro uzavuga ko ntacyo akumariye kuko ataguhaye ijerekani? Akomeje agira ati rero ibyo twakoze ni ubufatanye, byumvikane ko rero ari ubutabazi bw'ibanze dutanga, si ibigega duhunika, si n'ibyo rero gutanga turimo turagenda dutanga ngo bizaba maze imyaka n'imyaniko. Yagize ati rero dutanga bike bishoboka ariko biramira umuntu ku bafite ibibazo by'amaramuko. Guverinoma y'u Rwanda kuva ku itariki ya 1 Mata 2020 nibwo yongera iminsi 15 ku ngamba zafashwe zo guhangana na COVID-19, akaba ari icyorezo cya coronavirus, zirimo rero kuba twakomeza kuguma mu ngo zacu. Kuri wa gatanu rero Mata nibwo abantu 4 ba mbere basezera mu bitaro bya Kanyinya nyuma yo gusuzumwa ibipimo bikerekana ko nta bwandu bwa coronavirus bagifite mu mubiri wabo. Mu Rwanda hamaze kuboneka abarwayi ba coronavirus bagera ku 104 kuva uwa mbere atahuwe ku itariki ya 14 mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Kugira ngo rero dukomeze gufata ingamba ndetse no gukomeza guhangana n'iki cyorezo, turasabwa rero gukomeza kuguma mu ngo zacu nk'uko inzego zibishinzwe zikomeza kugenda zibidusaba. Dukeneye kureba ngo uku kwezi kuzarangira umurwayi wa mbere yagaragara mu gihugu cy'u Rwanda, ukwezi kwa mbere kuzarangira tumaze kugira abarwayi ibanga. Ikindi kandi impamvu nyamukuru
mu ngamba zagiye zifatwa zo kuguma mu rugo harimo rero ibirebana no kuba abantu bakomeza kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Urabizi ko hari icyorezo cyandura vuba, ikindi kandi ni icyorezo cyandurira mu matembabuzi, ni icyorezo umuntu ashobora kuba yagusuhuza akakwanduza guhobereye, ndetse n'ibikorwa nk'ibyo ngibyo byose birebana rero no kuba umuntu atakwirinda mugenzi we. Gusa rero icyiza gikomeye cyo kuba wakwirinda mugenzi wawe, guma iwawe, guma iwanyu mu rugo, ugume mu rugo rwawe, ugume rero aho uba. Ikindi kandi urumva ko ubufasha bwakomeje kugenda butangwa, bunakomeza kugenda butangwa mu minsi igera kuri 3. Ni ukuvuga ko rero hagenda hagenerwa iby'iminsi igera kuri 3 mu bufasha bagenda batanga, cyane cyane rero aho bwamaze kugenda bugera. Naho butaragera mukomeze kwihangana kandi buzabageraho, ariko tunanenga bikomeye, tunenga rero bikomeye abayobozi barya ibiribwa by'abaturage. Abayobozi rero bikwizaho ibiribwa biba byagenewe abaturage, abo ngabo turabanenga twivuye inyuma cyane, kuko ntabwo ari igikorwa cyiza. Nta nubwo umuyobozi mwiza akwiye kwitwara gutyo. Umuyobozi mwiza ni ijisho rya rubanda, umuyobozi mwiza kandi ni umuntu ukora ibikorwa ibyo ari byo byose by'ubwitange, ibikorwa by'urukundo, kandi agafasha abayobora. Niba rero hari umuturage uri mu mudugudu wawe ugiye kuburara, wowe ukaba uriye, ukumva ko rero nta kibazo na kimwe gihari, ntabwo ari byiza rero ko ugomba kuba wakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Indera rero hakaba haramaze gufatwa abayobozi, harimo umuyobozi w'umudugudu ndetse n'ushinzwe umutekano, bakaba rero barafashwe barimo baragerageza kwikwizaho ibiribwa by'abaturage byari bigenewe abaturage. Inzego zibishinzwe zihita zibata muri yombi, nk'uko rero amakuru yatugezeho abitangaza. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukaba rero rwarahise rubata muri yombi. Niba rero hari n'ahandi gusa umuyobozi akora ikintu nk'icyo ngicyo, zadutangarize rwose, tubwira ati umuyobozi wacu rwose arimo aragerageza kwibikaho bimwe mu bigenewe abaturage. Inkunga z'abaturage ntabwo ari ikintu kiba ari cyiza habe na gato. Inkunga z'abatishoboye ntabwo ari inkunga z'abishoboye. Inkunga z'abatishoboye ni abantu batishoboye kandi badafite ubushobozi bwo kuba bagera aho bakora muri ibi bihe byo kuguma mu rugo. Ariko nyabona niba uri n'umuyobozi, dushyira mu nyurabwenge, utekereze rero abamotari bicaye rero bakabaye bari mu kazi, bakaba bamaze ibyumweru bigera kuri 2 bicaye. Utekereze imiryango yabo, utekereze uko babayeho. Ikindi kandi utekereze abashoferi ba za minibus, abashoferi b'amataxi ndetse n'izindi modoka zitwara abagenzi. Utekereze rero ko bamaze ibyumweru bigera kuri 2. Utekereze n'abandi banyarwanda bose nabo bicaye bakora ibindi bikorwa by'ubucuruzi bitari ibikorwa rero byakomorewe mu kuba byakomeza gukora muri ibi bihe. Utekereze uburyo abantu babayeho, ushyira mu gaciro nawe wumve ko neza ibyo bikorwa cyangwa se ibyo bihe nawe uramutse ubibayemo. Utekereze ko rero ari kimwe mu bintu bishobora kuba byakugiraho ingaruka cyane. Nta muyobozi n'umwe rero twatangaza izina bagaragaweho n'ibyo bikorwa, ariko ikindi kandi mukomeze kwigaya n'abandi mwese murimo murabikora. Nagiye numva n'abaturage bakomeje kugenda babivuga, nubwo hari abayobozi batigeze bafatwa, ariko hari abaturage bakomeje kugenda babivugwa ndetse banabitangaza, bakavuga ko rero hari abayobozi babo bagenda bakora ibisa naho hari ibikorwa bitari byiza byo kwigwizaho rero ibigenewe abaturage muri ibi bihe by'ingamba zo kurwana n'ikwirakwira rya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Dukomeze gufatanya nk'abanyarwanda, dukomeze gufatanya nk'igihugu, ndetse rero tunakomeze kwirinda iki cyorezo, dukomeze gutanga ibyo dushoboye byose kugira ngo dukomeze kwirinda. Umusanzu wawe wa mbere no kuguma iwawe mu rugo. Nta kindi leta igusaba, ntabwo igusaba gutera inkunga, nta kindi rero bagusaba usibye ko uramutse ubona wishoboye kandi hari n'abandi ushobora kuba wahaza mu biribwa cyangwa se ukaba waramira amaramuko yabo, ugomba rero kuba hari icyo ushobora kuba wakora. Ariko nanone mwirinde abatubuzi n'abatekamutwe bo muri iyi minsi. Nubwo rero hari abarimo barafasha, hari n'abandi bari kwitirira ibikorwa byo gufasha, akaba ari bandamuke mimuke. Abo ngabo mubirinde, kuko nta kintu kimwe rero bashobora kuba bageza ku bantu, usibye rero kuba bakwitirira ibyo bikorwa bagamije kuba rero basahurira ndetse bakanasahurira ibifu byabo, niko nabyita kuri bandamuke pemuke kuri buri muntu uwo ari we wese. Gusa uzafatwa azabihanirwa mu buryo rero buhanirwa n'amategeko, mu buryo buhanwa n'amategeko, cyane cyane kuri buri muntu uwo ari we wese ushobora gutekereza ikintu nk'icyo. Reka rero tubashimire cyane abakomeje kubana natwe, munakomeze kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri wowe uba wahisemo kugenda ubana natwe makuru yacu ya buri munsi. Mukomeze gutanga ibitekerezo muciye muri comment zanyu, mukomeze kugenda rero munaduha ibindi bitekerezo byanyu mu nkuru zacu za buri munsi, mu makuru rero tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, 5 kuri 5 ku munsi w'ejo
no gutangira icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi. Mukomeze rero gufatanya ndetse munakomeze kuba hafi y'Abanyarwanda bose ndetse n'abaturarwanda bose muri ibi bihe bikomeye turimo turagenda ducamo, ndetse n'ibindi bikomeye tugiye kwinjiramo, ariko dufasha cyangwa se dusabwe gukomeza gufatanyiriza hamwe mu gukomeza rero guhangana nk'ibi bihe byose nk'Abanyarwanda muri rusange. Reka rero nkomeze kubashimira kandi anakomeza kubifuriza kugira umunsi mwiza no gukomeza kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Inkuru zacu nagaruka, mukomeze kugira umunsi mwiza kandi munakomeze kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukora kuri subscribe ndetse munanyeganyeze akazogera mu nkuru zacu za buri munsi. Bye bye rero, naho mu yandi makuru araba agezwe mu masaha make ari imbere. Umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri wowe.